Yes, igitondo kiza kuri wowe ukurikira Intare Official. Turatangiye rero, tugiye gutangirana na Rene Itongwa, hanyuma dukurikizeho Makanaki Kasimira John, twumve ibyo bari kuvuga. Uyu munsi Uvira ibintu bikomeje kutaba byiza, ibintu bikomeje kuba bibi cyane kubera ikibazo cya Generali Gasita uri muri Uvira kugeza magingo ya utarahava. Bimeze bite? Ndaje rero ninjije Rene Itongwa tumwumve, hanyuma tuze gukomeza kumve uwo bita Kasimira John Makanika ni Makanakaki Makanaki Kasimira John, twumve ibyo barimo bavuga ndetse nuko uyu munsi biri bugende, hanyuma tuze gukurikira amakuru. Ni menshi, turagaruka kuri byinshi aho turi buze kumva ndetse ibitero byongeye kugabwa ahangaha muri Nyiragongo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Tugaruke muri Warikare ndetse dusimbukire hirya no hino situation uko ihagaze. Nimujye kure, ni Machachari ndetse na Clever Bemba tugiye kwinjira, ariko kandi Rene Itongwa ari kuvuga iki? Majina naitwa Luundu. Njyewe nitwa Luundu Tambwe Rene Itongwa Mukandama. Tunasikia mji umechafuka kwa Nyakubahwa, turi kumva ko umujyi wamaze kwangirika. siku ya leo, risasi zinalia. Amasasa ari kumvikana muri iki gitondo cy'uyu munsi. Kule tunaona wazalendo Tukabona hirya no hino icyitwa wazalendo ni benshi. FARDC wima wima. Na FARDC ni ibiki bimeze bite ko tutari gusobanukirwa? Risasi haijalia Oya, aho ngaho urarengereye, ntabwo amasasu yari yatangira kuvuga. hali ni mbaya zaidi. Gusa ikirere cyo kimeze nabi cyane, Na sababu ya hii hali niyo mpamvu kulingana na nuko wa nchi yetu ni umutekano mbaya, sawa w'igihugu gisi cyacu mnajua ya utifashe kwamba nchi yetu neza. kwenye kuva Murabizi ko igihugu cyacu cyatewe n'inyeshyamba za M23, majeshi ya Rwanda na murabizi ko M23 igisirikare cy'u Rwanda gufatanya kwabo ahanini ko mu bwoko bw'Abatutsi badutera. Aliyekuwa komanda region bigendeye kuwahoze ari komanda region umwungirije ushinzwe ibikorwa by'intambara ndetse n'ubutasi, ni wao walikuwa Bukavu, nibo bari Bukavu. Bukavu waliacha Hanyuma Bukavu basize bayigurishije, Bukavu walikuja bamaze kugurisha Bukavu, none ubu ngubu baraje badusanze ahangaha, baje kugurisha Uvira, Fizi na Mwenga na Manyema, provinsi ya Tanganyika, hose n'igihugu cyose bakigurisha. Twebwe rero twabonye ko ibyo bintu bidashoboka, turaza twebwe dufunga ahangaha, dushyiraho urukuta. Kugeza magingo aya nta mwanzi wigeze agera ahangaha. None ubu ngubu bari kuza bahunze, baraza baza ahangaha. Wakati alipoenda Kinshasa, Igihe yajyaga Kinshasa, none Kinshasa irongeye iramugana. Siku zenye kupita hapa mu minsi yatambutse ntabwo harashira n'icyumweru kimwe. Murabizi ko umwanzi yaturutse Bukavu duteye, adutera ashaka kunyura umuhanda birananirana, ajya anyura mu misozi, koherezayo abasore, adui alipigwa na ule adui yote twara mutsinzi, umwanzi twara mutsinzi n'inyuma. Ubu ngubu rero muri faze ya B ya kabiri nibwo agiye kongera kohereza umwanzi. Niyo mpamvu muri kubona batangiye gukoresha abayobozi nk'aba ngaba. Niyo mpamvu mubonye urero yacu uyu Gasita bakaba bamwohereza ahangaha muri operasiyo ya kabiri ngo kugira ngo Uvira ifate. Twebwe rero abazalendo ntabwo ibi bintu tubishaka, nta nubwo tubikeneye na gatoya, kuko Gasita ni umusirikare wa leta. Unajua kama mu FARDC ndo umunyamakuru, ntabwo uzi ko muri FARDC ariho hari abasirikare b'abagamba. Abenshi ntuzi ko benshi bafunzwe Kinshasa. None se bari gufunga iki? Ni ibyo ngibyo by'ubugambanyi bwabo bagambanira igihugu. Abari inyuma bamwe bari ba chef d'état major general b'abagaba bakuru b'ingabo. Kubera iki Gasita kuba ari umusirikare wa FARDC, si ukuvuga ko mu basirikare ba FARDC hatarimo aduyi.
mu FARDC muko ba infiltré muri FARDC harimo abagambanyi, niyo mpamvu ubona ibi byose basize bagurishije Bukavu, n'ubu ngubu bakaba bagarutse baje no kugurisha Bukavu. Inaweza kuwa muhimu semene kabisa, hata adui iko nguvu. None se ute ahantu hari region militaire mu cyumweru kimwe kabisa, nubwo baba badafite imbaraga, ute bayifata? Anaweza kuwa na kudhibiti province nzima. Mbona sisi hapa Uvira karibu na miezi omwezi 6-7 amezi atandatu kuki batazayifata? Twebwe wazalendo tuyirinde. Nguwo ni General Rene Itongwe wavugaga, ndetse ukomeje mu by'ukuri kwiyamira. Uyu munsi Uvira nta kazi, uyu munsi Uvira ni journée ville morte, ibintu bimeze nabi cyane. Ngayo nguko uyu ukurikiyeho rero nuwo bita Makanakika Kasimira John. Sasa sisi wenye hatupendi, ariko twebwe tudashaka, kwa maana sisi hatuna komandema ya FARDC, kuko twebwe nta nubwo tuyoborwa n'igisirikare cya FARDC wala ya rais hapa, cyangwa se perezida w'igihugu, ntabwo ariwe tuyobora. Oya, sisi tunajikomande, twebwe turiyobora, hatupendi dezo, turwanira igihugu cyacu, ntabwo dushaka ibintu by'amafuti. Niyo mpamvu tunapenda tupiganie nchi yetu, dushaka kurwanira igihugu cyacu ili mambo ya madola ya wapili ni maproje yabo, bya za Doha, bya za Washington, ni ibibazo byabo ya bucuruzi biko ndani, ni ibyabo by'ubucuruzi bw'iwabo, ntabwo twebwe bitureba. Kama banenda na kubadilisha niba bashaka guhindagura bahindura uko babishaka, bazane amashusho mashya atumvikana. Bamwe ntabwo bazakandagira kuri ubutaka bwa Uvira, muri Kongo yose. Twebwe Uvira ntabwo dushaka amafuta, abantu badasa n'abakongomani ntabwo tubashaka. Niba bafite abakomanda babo b'amaregion badasa n'abakongomani b'amabanga yabo, ibyo bintu ntabyo dushaka hano Uvira. Bafite abajenerali babo bahe na bahe, nibamenye ko nibohereza umuntu tudashaka hano Uvira, ibintu birangirika cyane. Ayo mafuti yabo yo ku munsi wa mbere, ni cya gihe ibyo bakoraga ejo bundi ku wa mbere byaratubabaje. Niba byongera twebwe Kisekedi abamuzungurutse bose barebe yuko bashobora kumuhindura, ntabwo ari mubi, n'abamuyoborana nawe si babi, ariko benshi bamwe ni babi. Twebwe rero turi abakongomani ba ndani, abo bantu bakorana nabe nibo babi, kugira ngo bamwangishe abaturage. Abo bantu basigaye Bukavu nibo bari kuzana ahangaha, ntabwo tubishaka, nibatahe mbere yuko tubafata. Nibwo butumwa mbahaye muri Uvira yose na Kongo yose. Guverineri yazanye n'abayobozi bagenzi be tubaye, ariko nta kuntu bava Bukavu ngo baze ahangaha tena nanone. Ibyo ngibyo nkanjye umuyobozi Makanakika Kasimira John, batangire bagende hakiri kare tutarabafata. Urakoze cyane kuba uri imbere y'ibitangazamakuru, urakoze. Dushaka kumenya umutekano uri ahangaha muri Uvira, ko bavuga ko Uvira izungurutswe n'abanzi b'ama 23, bimeze bite? Yego bwana munyamakuru, ibyo byuvuze nibyo. Y'igihugu kiri mu ntambara, ibintu biba byinshi, gusa kuva intambara yatangirira muri Kivu y'Amajyaruguru, Goma, ukuntu ibice byagiye bitangwa ibintu bikomeye cyane byaragaragaye. Bageze Bukavu ntibigeze barwana, babahaye amafaranga,
na bale bakubwa balipana mwingine juu ya pesa. Nabo bayobozi batanze igihugu kubera amafaranga. Sasa wakati balifika huko Uvira bakawazia kama nako ni vile. Bageze hano Uvira bari gutekereza ko naho ari uko biri bugende. Sasa kumbi hapa kwa kibali ni Mungu anazuia. Rero ngaha hari ibyo Imana yateguye. Tubasuhuze, tubahereze ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Turaje rero tugiye kugaruka kuri byinshi. Murumvise ni mu by'ukuri cyo nshobora kwita agasuzuguro gakomeye cyane ku ruhande rwa Wazalendo, aho mu by'ukuri bakomeje guhigisha uruhindu uwo bita Generali Gasita wageze ahangaha mu mujyi wa Uvira kugeza amagingo yawe bikaba byagoranye kugira ngo avemo, aho Wazalendo bari kuvuga ko aribo bagomba kumueskorta bakamugeza ku mupaka bakamuta mu Burundi hanyuma akoherezwa i Kinshasa. Kugeza ubu ngubu tuvugana muri aya makuru y'iyi tariki, uyu munsi ni tariki 3 ukwezi n'ukwa 9 2025, bikomeje kutaba byiza, bikomeje kuba bibi, bikomeje kugorana, ndetse abantu bakomeje mu by'ukuri kwifungirana mu mazu mu mujyi wa Uvira. Uyu munsi nta kazi gahari mu mujyi wa Uvira, nta kintu kiri bwigere gikorwa. Tugiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nk'uko mwumvise aho tugiye gusa n'abasesengura gatoya cyane kabisa ku bijyanye na Uvira, ariko kandi tugiye kugaruka ku bitero byongeye kugaragara muri iri joro mu nkengero z'umujyi wa Goma muri teritwari ya Nyiragongo. Turagaruka kuri operasiyo zikomeje gukorwa n'intare za Sarambwe ku rwego rukomeye cyane muri teritwari ya Warikare, hanyuma tugaruke mu mujyi wa Uvira n'ubundi nabwo nk'uko twatangiye. Ndakeka ko byinshi ku mujyi wa Uvira byo twamaze kuba tubigaragaza. Rero reka ninjirane na mugenzi wanjye Clever Bemba, hanyuma twinjire kuri byinshi mu by'ukuri kugeza amagingo ayangaya. Dutangirire ahangaha hafi mu mujyi wa Goma, ariko kandi Uvira yo twari twagerageje kuvuga byinshi bigiye bitandukanye nk'uko mwabyumvise, ndetse tugendera ku buhamya bwaba ubwa Rene Itongwa, bwaba ubwa Kamakanaki Kasimira John wari umaze, ndetse n'abaturage bagiye batandukanye na za societe civile. Rero wanga bw'ibyuma barimo barambwira ko Clever Bemba yamaze kugera ku murongo wa telefone. Tugiye kwinjirana direct kabisa mu nkengero z'umujyi wa Goma, hongeye kumvikana mu by'ukuri urusaku rw'amasasu, ibindi bitero bikomeje kuhibanda. Bwana Clever Bemba, waramutse, uradukurikiye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako? Yego twaramutse kandi ndabakurikirana. Mwaramutse mwe mute n'abakunzi b'Intare Official, mwaramutse mwese aho muherereye? Yes, bakumvise rero ndetse banaguhaye ikaze, ariko nawe wabahaye ikaze. Nyemerera rero mu rwego mu by'ukuri bwo gucunguza uburyo umwete, duhite twinjirana umujyi wa Goma cyangwa se inkengero zawo, uko situation imeze mu mujyi answa. Uretse umutekano n'ubundi ukomeje kurindwa bikomeye na 23, impamvu uvuga ngo ukomeje kurindwa bikomeye nuko ari umujyi uzwi ho kuba warashyizwemo imbunda nyinshi, ndetse ukabushyirwamo agatubutse, ubwo ndavuga amafaranga na leta ya Kinshasa, kugira ngo ubwicanyi bukomeze bwiyongere, hanyuma hagaragare ko 23 yananiwe kurinda umujyi wa Goma. Ukuntu situation imeze iramutse ite mu nkengero z'umujyi wa Goma, wowe wazindutse uzunguruka hirya no hino, ubu ngubu situation yitwaye ite? Navuga ko situation ubu ngubu navuga ko yenda yaje kwitwara neza, ariko nijoro byari nabi. Ariko wenda hari ijambo rimwe uvuze uvuga ati ngo guverinoma ya Kinshasa cyangwa leta ya Kinshasa yashyize amafaranga atubutse n'ubundi mu mujyi wa Goma kugira ngo umutekano ujye ubasha guhungabanwa. Wenda nk'umunsi w'ejo hari abakobwa 3 hariya muri quartier y'Imbi bafataniwe imbunda, ariko ari imbunda 3. N'abakobwa 3 bafataniwe imbunda 3 za AK-47, magazini nyinshi. Ni muri babandi bahawe amakuta cyangwa amafaranga kugira ngo bajye bica abantu muri Goma, ubundi byandikwe bijye kuri 23 ko ariyo yabikoze kabisa. Yego, none rero mu mujyi wa Goma nk'uko unabimbwiyeho, umutekano navuga ko muri rino joro wari umutekano ntabwo wari mwiza cyane cyane mu nkengero zawo, ariko muri kiriya gice uvuye za Nyakagina
doke zamuza urareba hariya Turunga umanutse hariya hari ahantu bita kwa Mwami hejuru kwa chef de groupement hariya wa Muja ukamanuka uri kuza hariya za Turunga ukaza Kiyisi ukaza bita mu Kinogo ukaza hariya muri haraguru ya Sheferi sorry ya Sheferi de Bukumu nuko ngo rino joro hara ikintu bita isasu mashinigane zongeye zirarira ndetse n'amakompora ndiko wenda waba wanabyumvisheho ndanga ko wabyumvishe nawe wenda kabisa nabyumvise yego nuko ngo Wazalendo baturutse muri parike ya Virunga bari kumwe na FDLR bagaruka kuza guhungabanya umutekano buya rero hari ikintu kimwe bwana Macacari wenda n'abakunzi b'Intare Official bari kudukurikirana bumva ntabwo M23 ifite abasirikare ngo izashyira ku murongo 10 metre umusirikari ku buryo bari abajura batakwinjira uko bakengera uko byagenda uko ariko kose abakunzi bacu wenda banakuze bashobora kuba babyibuka neza n'intambara y'ubucengezi yamaze igihe kirekire ni procedure ndende byanga bikunze baba bagomba kwinjira gusa icyo tekereza M23 Rwanda nacyo ni ukutabakundira. Yes, ntago byari bikunze neza, ubuhanga bw'ibyuma bwari butwangiyemo gato yego, ariko ndatekereza mu by'ukuri ibintu bikomeje kugenda ku murongo. Yes, reka adukomereze kabisa, tubwira uko situation zikomeje kwitwara. Yes, uranyumva? Ndakumva. Yes, ubuhanga bw'ibyuma bwari butwangiye gato, ariko ndakeka bisubiye ku murongo. Yego. Ibyo navugaga ati ukabona ko hari abaturage bamwe na bamwe n'ubundi ubona ko bakishyikiza Wazalendo. Ndetse ari nabo byatuganira ugasanga ko bo ubwabo bakiri ukibona ko bagifite ingengabitekerezo n'ubundi bakaza babahisha muri iri joro rero nk'uko baje ari Wazalendo na FDLR nyinshi, donc ni za mayimayi ndetse na za nyatura ziri muri kiriya gice na FDLR baje ari benshi baza muri kiriya gice, ariko ku makuru y'uko intare za Saramwe zabashije kubakurikira ndetse muri kiriya gice cya za Kibati harimo 2 bahaguye. Nikumva yuko kwakuza kwabo baraza ariko gusubiraho bikabagora kabisa. Yeah. Aha, birumvikana abakunzi bacu babyumve, nubwo ibyo bitero biba byanga bikunze, buri umuntu aba ari umuntu, aratekereza, ashobora kukureba irihumye cyangwa se akakuneka abakureba, ashobora kuguca ku ruhande akagenda, gusa ikiba kigomba kuba gusa kuba ari utamwemerera kugera ku ntego ye. Nyemerera rero wenda umutekano wo muri Goma duse n'abawuvaho gato, ariko tusubikira aho ngaho mo gatoya, wenda dushobora kuza kubigaruka mu makuru yacu arambuye. Duhita dusimbukira kuri operation Karabutaka zikomeje muri Warikare. Ku munsi w'ejo nahoze nkurikira ndeba muri axe za Kisone uko M23 yari irimo ibyitwaramo, ndetse igenda uduce tumwe na tumwe twari tukirimo coalition ya Wazalendo nabo bafatanyije cyangwa se n'abafatanyabikorwa babo, ubwaho turi muri za Kisimba, bagenda babavana muri axe zigiye zitandukanye. Ngo operation zakomeje ubu ngubu twavuga ko zihagaze zitebwa na Bembe. Wenda manza mbwira abakunzi b'Intare Official yuko cyaje cyo muri groupe Kisimba igice kirimo FDLR nyinshi. Hano muri Nord Kivu ahantu hari FDLR nyinshi ni hariya muri Kisimba, reka nongere mbabwire. Mbabwira ko hari FDLR nyinshi nuko bavuga ko muze ari wagiye kurwarira abandi bakavuga ko ari we yapfiriye. Inde? Muri Omega. Bavuga ko avera muri parike ya Virunga yararashwe. Ajya kurwarirayo bamwe bakavuga ko ari we yapfiriye, abandi bakavuga ko akiri ariko ari indembe iri kurya ibyanyuma. Andi makuru nuko cya gisaza bagenda bikoreye Rumuri, General Rumuri, Victor Byiringiro, nawe niyo bamuhetse bamukuye hariya kwa Jean Marie Bonane
Kuhembe bamuhungisha bamujyana muri groupe Gisimba bamukuye muri Bashari Mukoto iyo yarari ahantu bitaza ubwo ni Zahembe Zahembe merci beaucoup Hembe niho yarari amujyana iyo ngiyo nukuvuga ngo yawe escortage yabo kwa Omega abo kwa Rumuri bose baragiye bajya kwikosantra muri Kisimba hakaza zira nyatura zimwe zo kwa Bigabo sibyo yego nazo ni zimwe na Semus ni Semus na yeba bigu ni Semus ariko yigumiye kuri Semus donc ni pirate ya Semus aro Semus original na Semus pirate akaza bari muri Ndesere Nove ndetse namwe muri APSLS n'abandi arundi witwa niba ari Mayani General Mayani nawe uriyo nuko ngo mama kuyana gatatu yari yateguje n'abaturage arababwira ati muve mu bice runaka kuko tuye kubikoramo operation zirakomeye nuko ngo no muri iki gitondo no muri groupe Makisimba operation mama kuyana gatatu yazikomeje abyumva n'ubu ngubu izo operation nizo irimo ndakumva ahantu bita muri localité kubi sibyo hakaza position zashenywe ni position yari ahantu bita Kirawu ni muri localité Banakindi ni hafi ya Iteya wenda kwegera za Peti nukuvuga ngo hari donc n'amatake yakozwe no muri iki gitondo n'umuti na mama 23 muri za kubi ndetse ejo yari yakoze mu operation ava midi après midi irahagarika muri pause muri iki gitondo ngiye kuzibyukiramo imaze gutwika hari ya position zari ziri no position eshatu donc defense eshatu za Wazalendo n'ebyiri za FDL zazera muri za Kirawu izo zose zishishenywe muri kino gitondo kabisa nuko ngo mama 23 iracyakomeje mu operation n'ubundi ari muri kubi ndetse umusozi wa kubi uranyumva ndakumva neza umusozi Wazalendo na FDL bari barimo bateretsemo imbunda ziremere harimo tweruvu ebyiri by'ahantu ariko rasira tweruvu ebyiri nugire ngo aho hantu haba horoshye oya ntago biba byoroshye bwana Bemba kubera ko uri no kubivuga neza wenda abakunzi bacu baze kubyumva nibumva uvuze kubi uri kubivuga mu rurimi rwa nyarwo ariko usanga ibinyamakuru bya Kinshasa byo byandika Nkobe nkuko tuvuga ngo ni Boabo ari Bugabo kabisa Ibugabo yego noneho abantu bari bashyize tweruvu ebyiri bavuga ko izo tweruvu ari zimwe mu zari zigahidinze n'ubundi icyo gisaza cyitwa cya Rumuri bazizana kuri uwo musozi kugira ngo bakomeze bamuhungishe bazirashishije kuva mu masaha 10 kugeza mu masaha 12 n'igice saa 12:50 aho ngaho barongera barazigengura baraziterura bazijyana ku wundi musozi mama 23 wa musozi yamaze kuwicaraho kandi uyu musozi bamaze kuzigengura bazijyana ku wundi musozi ubona ko bari gusharinga kuri wa musozi ariko wa musozi mama 23 yamaze kuwugeraho nawe yuterekaho imbunda n'iziraho tweruve nazo ziri kurasana ubona ko ubundi bari kurasana mu ntera nabizi yangisharinge ubwo urumva za zindi bajya za shitani nizo ubwo zitangiye gukora hariya kubera ko hari uwansekeje ku munsi w'ejo ariko musuhuza nitambukira arambwira ati babaga bamotaringa bakumva ati shitani ati nakoremo bajya gushaka muri za Isiraheli za he ati mudushakira imbunda yitwa shitani barayishaka barayibura kuko ntibaho ubwo urumva nizo ziri gukora kuri uwo musozi ariko aba muntu yaransekeje ku munsi w'ejo ngo bagiye bazishaka nawe ni umuntu bisobanukiwe neza ariko kandi bwana Bemba twihuse cyane wenda unyemerera aduse n'abakomoza gato kuri uyu musozi nyine kuko ngo uyu musozi uravuga ko ngo ufite control ikomeye cyane ndetse kuri site ya Pinga. Yes ufite control ikomeye ariko rugoma ko abereyo donc ngo umeze n'imisozi igera muri 5 isa naho ipanganye ariko uriya musozi ukabona ko hari umusozi n'ubundi
warusa naho ufate runini pinga sio yego ubona ko mama 23 yawukuye donc wareba nk'uriya musozi na musozi wa Macumbi kwa mama 20 yarawufashe mama 23 yarawufashe uriya musozi ni umusozi navuga ko wakontorora ukageza za nani za Kibu kabisa rugo ngura musozi wa Kubi uriya musozi atuka donc uri buze gufasha ibintu birebire ibintu uri buze gufasha cyane mama 23 kugira ngo ibe yakwinjira hariya muri pinga hanyuma wenda twihuse cyane mu buryo wenda tutari butinde ntituze gutinda kuri iyi Uvira kuko nsa n'uwayikomojeho cyane niyo nsa nkaho natangiranye nayo ngaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye byayo. General Gasita nawe yaritsize ntabwo aravamo uyu munsi, nabwo ni journée ville morte. Urumva ibi ngibi biraza kuba ibihe ko ibintu byakomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Umugenerali muzima wa FRDC uri kwentimidwa na za wazalendo, hambwiye ngo amaherezo araba yahe. Eka nazarure ku bya General Gasita aho gake ejo mfite umukatanyama yanyandikiye ntabwo yambwiye audio ibyo yambwiye ati Gasita amaze kwambuka, ariko ejo saa 9 uno General Gasita yaramaze kwambuka ari kujya ajya Burundi saa 9 z'amanywa sibyo. Ejo bundi wazalendo bari bamaze kwivugira bavuga ko bamuherekeje bamwambutse umupaka, yari afite ama escorte, yari afite imodoka kwanza y'u Burundi ifite plaque y'u Burundi, afite escortage y'abarundi, afite na escortage y'abanyamurenge sibyo. Yego ati yamaze kwambuka, ati bagiye bitoranya abantu bagera muri 4 baba general n'ubundi bo muri za wazalendo bagomba kugira ute kumwambutsa. Barongera bavuga ko bavuganye na chef d'état major Aje ikisha saba mwatego Gasita agomba kujya Gigo nani Bujumbura, agahita afata avion directly ari kwerekeza Kinshasa. Andi makuru rero nukuvuga ngo ayo barabivuga bose bakavuga bamwe ko bayagiye, ariko sinemeza ko yagiye mu gihe bagikomeza uno munsi ni ville morte. Bavuga ko mu gihe General Gasita atari yagenda ko bagomba kumurwanya sibyo. Yego andi makuru akavuga ko za Kavimvira bari kuvuga imipaka ya hariya ibyambo bya hariya, ati General Gasita bamuteze ashobora kugenda n'ubundi bagahita bamurasa akaraswa kabisa, akaraswa. Ati noneho yanze kuva muri Uvira sibyo, aragenda yipoza ahantu hamwe n'abasirikare bamurinze kugira ngo imbaraga ziboneke nyinshi zo kuba zasubira Uvira nako Bujumbura, kuko kugira ngo ave muri Uvira abashe kugera ku mupaka kandi bamaze gushiraho amabariyeri, donc hariya ku byambo byose byambutse biri kujya mu Burundi hariya ashobora kuhapfira kabisa. Andi makuru nakavuga ngo komanda region sibyo wa 33e region militaire afatanyije na wazalendo ni uri kubagira inama ati ni mukore bino na bino bigere kuri etat major general, kuko sinshaka gukorana na Gasita. Urukumva ko harimo ibintu by'ubugambane sibyo. Bari umugenerali mukanya akagenerali nabonaga kitwa ngo niba ari ngo James Fie Kaduwi kakagegera moya ivi kuntu bona ko nakajane majoro babonye ko nakakandi kapfeje bundi ko barasiye mu kabari ngo nako karakajenerali majoro bana ari amagrade yajya ntera n'ubwoba bwo kuyavuga kabisa. na n'ubu kanone sabiyobewe iriya muri za Nyaturu kujya kuvuga ngo runaka ngo ni generali ngo ni generali. Umuntu utazi gusoma utawe w'umujura w'inka nkabakiza ngo naba generali, abahigi ngo naba generali banuza bose. Noneho reka nkomeza hariya kuri Gasita ku makuru nuko kiri kuri etat major general na escortage ndende sibyo. Ndetse ukabona ko bariya bamwe bo muri 33e region militaire bari kujijisha, ariko bashaka kugira ngo Gasita ave hariya muri Uvira agera mu nzira imodoka ye bayirasa nabo bari kumwe nawe neza kabisa. Nicyo kiri gutuma atava muri ya nawe ubwe
ejo bundi urabona niba ari n'ejo nabonaga amakuru bambwira ngo yagiye ariko ntiyigeze agenda hejuru y'ikibazo afite kandi ubona ko bimuteye ubwoba ashobora kuva muri ye akicwa ukabona yuko n'ubundi wenda navuga ko umuntu usa naho ari kumushyigikira wenda ari kumutiza imbaraga ni General Masunzu sibyo uyoboye troisième zone de défense ariko buriya Masunzu nawe ntabwo yaza kwidegembya ngo Masunzu nawe ni umuswa impamvu ngubwira ko ari umuswa arafata mwene wabo we ubwe ntabwo yaza muri Uvira buna uko ibihe bimeze akahamwohereza eske niba mukunda abandi bakavuga bati no Gasita niwe watanze Bukavu niwe watanze n'ibindi bice ati umujyi wa Bukavu ufatwa Masunzu yarimo Masunzu niwe wayitanze sibyo uri kubona yuko bafite ibibazo n'ubundi twavuga bikomeye ariko hariya Masunzu nawe yabaze nabi kumva ko yakorera politike muza Gasita ngo ajye hariya bashaka kumugaba nk'uko bagabye Rugabisha kabisa niko bimeze ntabwo yaba ari we wa mbere yabikoreye uwo bita Colonel Mwungura abikorera uwo bita Colonel Gakiza abikorera abatari bake ni ibintu benshi bazi buri Masunzu kwikora mu nda ntacyo biba bimubwiye kabone nubwo mwaba mukorana nshaka ko mu munota umwe wenda dusoreza kuri uyu mugabo rero uyu mugabo ajya nyisekereza haruguru njya nibaza ukuntu Costa Mutamba nk'uko abakunzi bacu barimo barabibona ndetse no muri screen zabo uyu mugabo imyaka 3 urabona ashobora kuzayirangiza n'ubwoba bumugaragaraho nk'umuntu ugiye kwitaba Imana vuba ahangaha burya janda bangurucira mukasoro gatwara nyoko Costa Mutamba yavugaga ibintu atabizi atazi ukuntu uburoko buryana atarabujya asigaranye ibiro bitageze muri 40 yego uriya mugabo nubwo afite amafaranga kuko nabonaga ko bamutegetse kwishyura ubundi agafungwa niba ari n'igifungo niba ari bya bindi inkorera gahato kavofos ubona yuko Costa Mutamba ntabwo azayimara urumva ko bamwe bavugaga ngo ararwaye niba arwaye mu mutwe niba arwaye simbizi dusoze bwana Bebe yego imyaka yo bamukatiye rwose sinzi ko azayimara bwana Matatari ndagushimiye cyane urakoze cyane n'abakunzi bacu murakoze cyane ciao